Yifuza gukora ibitaramo bikomeye cyane n'ubu ngubu ubwo narangije kubona live recording yanjye ndi gutegura indi mu kwa 12 kandi iyi ngiyi nayiteguraga iyi ngiyi ntaranayikora ariko ndashima Imana ko yaraninze yagenze neza ubu ndashaka muri cases convention nibagiwe igitero ndamagarara gutya barigira barakomeza bacuranga nibagiwe amagambo akurikiyeho so nyine ukuntu ngaragara nk'umuntu udashoboye kabisa yewe kubona uri kuririmbira abantu nibwo bwa mbere nanyimagaza imbere y'abantu ndirimba nta n'ubusenge namwe buranumiramo ngo ndirimbe iki cyane numva ni ibintu bwa mbere nkoze nta na church ndajyamo ngo bantume ngo nkange ngo ndirimbe so nibwo bwa mbere nanyimperformance imbere y'abantu benshi kandi nabwo bwa mbere nkoze nkange Eddie Muramyi so rero ndashibya byatumye ncika ubwoba nari mfite ubwoba ngitangira nibaza sa ndabigenza nte Anje muri Healing niwe wambwiye ngo umunsi umwe uzaririmba ndumubara nyare yambwiye ibintu bitabaho. Yes Eddie tubaye ikaze. Asante sana kabisa. Umeze ute? Yishimye mu mutima Imana ni nkuru kabisa. Wakoze live recording ya Rukundo. Yes. Cyari bimeze bite? Yakoze cyane ni ibintu narimaze igihe ntegura kubera mu kwa 12 kumwaka ushize byari inzozi bitegura kwanga uko bizagena mu bitekerezo nshaka baramye mu bitekerezo birakunda kugeza ubwo ijoro ryakeye byabaye impamo so byagenze neza twatangiye ku gihe turangiza ku gihe kandi indirimbo twapanze gukora kwa 14 zose zirakorwa abanyamahanga barimbye indirimbo zawe enye collabos ebyiri byari byiza cyane urebye abantu bishimye feedback nabonye ikijyanye na attendance wakibonye ute? Abantu baje nifuzaga buzuye so nicyo kintu nifuzaga so gukora live recording nta bantu ufite ni ikibazo ko ibintu ugiye gukora ni kubibaha so rero ibintu uteguye ukabura abantu ni nko gutegura ubukwe ukabura abantu kandi wateguye ibintu byiza byagukostinze so rero ndashima Imana ko yampaye abantu kandi nayo yabikoze ubwo bivuze ko aka kanya agafaranga uri nako ahubwo ayo nasohoye ni menshi ngo iki ayo nasohoye ni menshi kuko abantu binjiyemo hari nubwo bakuzura sale ni iriya sale yose cyangwa bagasigara hanze nta nubwo bakwishyura sale udashyizemo umunyamahanga umwe nazanye babiri harimo mu ministeri ni ibintu nyine njye nta inyungu zanyu no gukora nuko nakoze iby'Imana ishaka kuruta kugetinga amafaranga. Akamaro ka live recording ni akahe? Ni experience ya mbere kuri njyewe kubona uri kuririmbira abantu nibwo bwa mbere nanyimagaza imbere y'abantu ndirimba nta n'ubusenge namwe buranumiramo ngo ndirimbe iki cyane numva ni ibintu bwa mbere nkoze nta na church ndajyamo ngo bantume ngo nkange ngo ndirimbe so nibwo bwa mbere nanyimperformance imbere y'abantu benshi kandi nabwo bwa mbere nkoze nkange Eddie Muramyi so rero ndashibya byatumye ncika ubwoba nari mfite ubwoba ngitangira nibaza sa ndabigenza nte ndabikora gute ariko ndashima Imana kabisa ko nageze imbere nta bwoba nari kumwe na Mugora yamfashije cyane mama courage amete ibintu birakunda wowe wumve ko uri muri practice so niko byagenze biragoye gukora indirimbo wihuta kandi ari live igihe bipfa mugasubiramo ariko nandi mari mutwe dusubiramo so Imana yabikoze ndashima umwami kabisa. Ari umuntu ushobora kuhita akakanya yibaza ati Eddie Muramyi ubundi yaje ati ni muntu ki? Yangewe ndi umuramyi kuruta kuba umuhanzi kuko ibyo nkora mbikora nko kuramya Imana ko nta muramyi ujya hejuru y'uwaramye so rero naje muri ubwo buryo rero nshaka kugaragaza icyo mfite mu buryo bwanjye ntabwo mfite experience nyinshi cyane ariko niba Imana isiga abamarayika bayo kaza kumva abantu barabayiramya bikayinezeza kandi abamarayika bazi kuririmba cyane so ari Imana iba yadushizemo ishaka ko dukora so rero ndi umuntu hasi y'abandi bose kandi ushaka gukora Imana ishaka so ubone njyewe kuririmba wabitangiye ryari? Nabitangiye ya 19 mu kwa 12 nibwo nasohoye indirimbo ya mbere yitwa bayita Warakoze. Ubu umaze kugira indirimbo zingahe? Zo nasohoye ni 12 noneho hagiyeho n'izi 8 twakoze iri joro ryakeye ko si nka 20 12 kongeraho 8 kuririmba wakuze ubyiyumvamo cyangwa
byaje gutyo gusa, kuko umuntu ashobora kwibaza ngo iyo umuntu akubonye, ndibuka bagutumira muri Gen Z, abantu baravuze ngo ni baby face, batangiye kuvuga mpucuri, narabyumvise. Twavuga ko ibijyanye no kuririmba byo wabyiyumvisemo kuva ryari? So nyine ukuntu ngaragara nk'umuntu udashoboye kabisa, nta kintu na kimwe nshoboye, nyine ngaragara nk'umwana kandi ni mukuru mu myaka. So abantu bakandera muri iyo shusho ukuntu nakunda kuvuga ahantu hamwe na hamwe. So rero nabitangiye nkiri umwana, nakuriye muri Sunday school, papa ni pasiteri, mbikunda. Ndibuka umunsi umwe nigeze kuririmba muri church, bama gutera muri Sunday school indirimbo nibagiwe igitero, ndamagarara gutya barigira barakomeza bacuranga nibagiwe amagambo akurikiye. Mwarimu w'umukongomani waturepetisha karambye ati ntabwo uzongera kuririmba ntuzi kuririmba. Numva ndababaye, ariko nkajya mbikunda. Nkurira ngiye muri high school, wabizi ko muri high school harimo abantu harimo amatsinda n'ama churches. So ninga church bitaga Swari muri Eto Nyamata. Niho natangiye kujya njyamo baririmba. Hari ryari? 2013. So nibwo natangiye kumva nyine nanjye nabikunda, nkajya mu bandi, ariko nagiye gisoni nitinya. So nyuma nibwo numvishije sundi wajya muri mu ministeri nk'abandi. So ndashimira Peter wo muri Healing, yaramfashije akajya ambwira ko nabishobora kandi akampa imbaraga. Anje wo muri Healing niwe wambwiye ngo umunsi umwe uzaririmba. Ndumva nyare yambwiye ibintu bitabaho, ariko ndashimana ko ako ngewe narabirose nkiva Nairobi, narose nakoze indirimbo abantu bari baranseka. Umunsi nageze anga turi gusenga ahantu mu rugo rw'umuntu, tugiye muri overnight, tumaze kurya tujya mu ngo z'abantu, twamara kurya tugasenga, indirimbo nibwo yayisize. Ndafata phone ndayirecordinga gutya, maze kuyirecordinga ngira umuntu twasenga twarimbanaga muri Orient Insurance, yari umuproducer batse twagakunze, wambabarira ino ndirimbo nkayikora mu buryo bw'ubukwe, nkazayirimbira sister mu bukwe. Arambwira ati wapi, ubukwe ni ibintu birangira, wewe wayikora ikaba iy'Imana. Bikoze numva birakunze, njya muri studio nyigisha ukuntu baririmba, ako ntabizi. Ariko ubu ngubu najya muri studio nkakora, mfite indirimbo nyinshi ndota, hari indirimbo zirenze 5 ntarakora kandi mfite atarimo ziranakoze. So ngiye ndiyandikira nkanasaba n'andi ma ideas y'abantu bakomeye bandusha skills cyangwa afite experience muri byo. Abantu ushobora kukubona gutya agahita avuga ati ese ubushobozi bukure bwo gukora izo ndirimbo, kandi mu kanya uvuze ko byagukostinze amafaranga menshi kurenza ayo winjije muri show. Urumva dushobora byose na Kristo imbaraga. Gospel isaba ibintu byiza kandi bisaba amafaranga, kandi utari bwunguke, sibyo? Rero iyo ufite umutima wo gukunda Imana cyangwa umutima wo gukunda Imana uguhata gukora iby'Imana, ibintu nubwo byaba bigoye ntago bikubiremerera. So ngewe nabikoze nta musponsor n'umwe, nta company nimfashije, kwera Imana birakunda. So ntago mfite amafaranga menshi kurusha mwebwe n'abana muri hano murandusha, ariko nyine duke twanjye uko nadukoramo ibikwiriye. Inyuma y'umuziki ukora iki? Nyuma y'umuziki se genda umuwita muri cases. Wita ndi umuseriveri muri cases convention. Umuziki warawukoze unawumazemo n'iminsi, kuko kuva 2019 hashize igihe. Urifuza kwibona hehe? Ni mu myaka ingahe wifuza kwibona ahandi hantu? Ndifuza gukora ibitaramo bikomeye cyane. N'ubu ubwo narangije kubona live recording yanjye, ndi gutegura indi mu kwa 12, kandi iyi nayiteguraga iyi naranayikora, ariko ndashimana ko yaraninze yagenze neza. Ndashaka gukora rero n'ibikomeye, nkazana abandi bahanzi bakomeye. Ndashaka gukora ubumwe bw'abaramyi, uyu nankora n'abandi baramyi, tugakora ikintu kimwe cyumvikana kikagera ku bantu bose, ko njye nyine araho ntagera, ariko nkoranye n'abandi biba ibintu bikomeye. Wabonye ko twakoreye na Mercy wa Gen Z, dukorana n'abana ba Tracy, dukorana na bataki kuva Tanzania, South Africa, babera ko kuva Tanzania. So ubwo ni ubumwe bw'abaramyi. Hari abantu bo muri South Africa bazambona, abatanzania bazambona, hari n'abanyarwanda bazabona abo bantu. So rero ubwo bumwe bugatuma bamenya n'igihugu. Rero muri kwa kane twagiye gusura urwibutso, Taki amenya amakuru atarazi ku mateka y'igihugu cyacu, abipostinze aba South Africa benshi bakorwa ku mutima n'ibintu babonye. So ndishima ko basi bamenye n'u Rwanda. Usengera he? Sengera hano muri Eneri Kanombe. Asante sana. Asante kabisa, appreciate.